kuko twarabibonye nibaza ko nabyo tuzabivuga muri ibi bigiye kuba ko urumva dufite amezi abiri y'imyiteguro itandukanye tuzageza no gukomeza namwe kubaganiriza no kuganiriza abafana n'abakunzi bacu. Navuga ko icyo ni igitekerezo, tuzabaha amabara bahitemo ahubwo ayo bumva twakwambara, nitubona ko ari ikintu bifuza. Nabwiye ko igitaramo ari icyabo, ni icyacu, ni celebration, tuzabikora rwose. Hanyuma ubwo mu bijyanye na playlist uzita kuki? Nzita ku indirimbo ni nyinshi, ariko nzita ku ndirimbo yose ishoboka abantu bashobora kuba barakunze, kandi umwanya wo urahari ko nta ndirimbo tuzaririmba igice, tuzagereza indirimbo tujye twiririmba. Umuntu warakunze nka verse ya kabiri, ariko waririmba igice cya mbere na n'imwe cya kabiri akumva indirimbo ye ntiwayiririmbye. So ndagira ngo nzakora igihe cyose gishoboka, ariko nkore n'indirimbo mu buryo bwose bushoboka ku buryo tuyenjoyinga, niba n'indirimbo abantu bakunze ibanezereza. Ubushize Pfla yinjiye muri BK na kubera ubwa mbere kuri inshuro nabwo tumwitegereje, nkuko nabivuze n'ubundi hari abartiste bazagenda bazamo, kandi baza ko Pfla birumvikana ko atari mu bahanzi baburamo rwose. Murakoze cyane. Mwakoze cyane rero, mwakoze hano ako indahara n'ibigende n'azamurisha ko icyo umuntu aba yikora n'umuntu hanze kugira ngo diyanse y'uwabo yikwakire. Ubu ngubu biri kugenda bikunda, sinavuga ko bitari kugenda bikunda, ariko ugenda mu gihe cyo kuzikora bisa naho bitahise byoroha muri icyo gihe. So ariko njye ntagiye kure muri rusange, namwe nishakira hamwe cyane. I'm thankful, to be honest. Ntabwo rwose indirimbo zo hanze bibaye ko nyikora nayikora, ariko ntanabibabwira ntubabeshye, si n'ibintu ndi gutekereza ko ngiye guhita muri bibaye byaba, ariko natekereza gukora indirimbo hano nziza cyane, ko umuntu akora indirimbo yari nziza, abantu barayikunda n'abana bayikunda n'abandi bakayikunda. Ikindi nabonye ngo gisa n'ikijya kingora rebe kucyumva no kubona uburyo njye nagikora, ni umwanya umuhanzi mugiye gukorana utari ubuhanga abuha, nacyo cyagiye kibamo imbogamizi ko twagiye dusa n'ababigerageza. Ariko niba ushobora kuba umwanya muto muri studio ngiye nta kintu nkora, kumva nshaka nyine gukora ikintu tugiye umwanya, icyo nacyo navuga ko iyo rero wumva ibintu nk'ibyo ugenda wumva atari wajyamo cyane. Ariko generasiyo ihari ubungubu iri kubishyiramo imbaraga, ni inyuma yabo icyo bazagenera ko yaba mu bijyanye n'ubufasha ubwo ari bwo bwose, niba bwaba bw'amafaranga, kuko ndabizi ko ari ikintu cyiza bitari kuba nasapotinga kugira ngo icyo kintu bakigereho, kuko niba imbaraga nyinshi bari kuzishyira, ndabibona kandi ndabyishimira. So tugiye ku bibazo bijyanye na Arsenal na PSG, zose ni Visit Rwanda, ngiye rwose ndabandimo hagati, abatsinda amahirwe yabo baze kugira amahirwe yabo. Ikindi kugira ngo kijyanye na kiriya, hari ikindi cya gatatu. Yego, ntabwo ubu ngubu ndabitekereza, ariko ni igitekerezo cyiza. Gusa arahari, yabivuze n'ubundi twaratangiranye, nibaza ko ubwo ari movement ihari birashoboka ko natwe twabigira, ariko dukunda no gufata umwanya ibintu byacu twareba aho twitonze, kuko nabyo tuzabireba niba twaheba niba bishoboka cyangwa bidashoboka. Mu myaka 20 rero njye ntabwo nigeze mba umuntu wafashije umuntu umwe ukundi ngo mufate musambure, ariko nafashije benshi cyane, ari muri studio kwandika byose, ariko ntabwo twigeze tuzana ngo tubivuge. Yego, ariko bo barabizi mu mutima, kandi nicyo kinshimisha iyo bagusabye ubufasha ukabubaha. Abantu benshi bakunda kuvuga ko ntaba mpari cyangwa ndi mu bindi, ariko buriya ba artiste turabana cyane, kandi tukajya inama iyo banyeneye bagisha inama mu buzima busanzwe cyangwa mu bindi, ukaba nk'abandi cyane nabo nandikira indirimbo rwose. So ntabwo yenda nigeze ngira umufata mu muzamure burundu, ariko barahari. Nibaza ko na Malik azaba ari mu gitaramo twakoranye Kayole. So yenda igikurikiyeho no kubafasha rero bamza ari nkagera no kugira ngo bafashe badaruka, ukagira umuntu ufata ukamugeza hejuru cyane. Bakabazaga amafaranga y'ishyira mu makora mu mpuzamahanga n'abaturage ubugize kinini bivugaho nshobora kwiteranya, ariko
icyo navuga njyewe gikomeye nuko ntihagire umuntu baca intege ngo ntabikore, ahubwo baterankunga cyangwa bafite amafaranga bayazana, ahubwo noneho babiha umurongo muzima w'uburyo nyine twajya tugaruka ko gushora ntabwo ari bibi no kuyashyiramo si bibi no gukora ibyo bikurikira Pundit na umuvandimwe muhuza ibibazo Irene namwe muhuza ibibazo siko bimeze nta kibazo so twahereye kuri Irene rero. Murakoze, yitwa Irene muri Ndabi ni umunyamakuru w'Imayi. King James 2018 ubwo twaganiraga mu kiganiro ubwo interview wambwiye ko mubazanye ese ino bikari na wowe uteganya kubikoreramo iki, urambwiye ngo ni vuba rwose ni gutegura igitaramo cyiza vuba ahangaha, none vuba ahangaha bibaye 2026. Iyo myaka yose ese ni wateguraga cyangwa wari wabipanzazamo imbogamizi? Ni icya mbere. Icya kabiri, imyaka 20 umaze ukora imiziki, ufite imiziki myinshi ndetse myiza, ni ikintu cyiza cyo kwishimira, ariko what's next? Kubera ko iyo miziki yose ntakora album mpuzamahanga n'imwe iremereye irimo n'itaremereye ntayo. Ni wowe utarabishatse, ese kutabishaka ko abandi bahanzi bakeneye byanse yo mu Rwanda kuko uyifite urabangira bigenda bite? Cyangwa ugiye gutangira kubitekerezaho nabyo bikoreho bihuha bivuga ko ugiye kubiturongora cyangwa ukareka umuziki ibyo bite? Urakoze. Arakoze cyane Irene. Karitsiye mwumvikanye ikibazo wakimubwiye ngo Pundit abaze namwe hano umwe abaze. Murakoze cyane, nitwa Pundit Genda umusesenguzi. Reka mbaze King James ikibazo. Imyaka 20 wakoze umuziki w'Abanyarwanda barayikunda, ariko twabonye barumuna bawe nabo kuba bagira inyota yo kwambutsa muzika nyarwanda imahanga. Ese wabonye harimo izihe mbogamizi? Wabitekerejeho? Faze tugiye gutekereza nyuma ya 20 ushobora kubitekereza cyangwa se isoko ry'u Rwanda rirahagije ku muhanzi? Icya kabiri, muri iyi myaka 20 nta muhanzi tuzi wahetse ngo tuvuge tuti wenda nkuko twabonye ba Diamond bahetse barizanye na ba Harmonize. King James afite n'umuntu we uri successful. Byatewe n'iki? Ese utekereza iki kuri icyo kintu? BK Arena rero mfite ikibazo nyibazanye, mbona muzana ba Ruga n'abandi na ba Shensia. Ashake afite what twice in God what tour ari kumvisha abantu ba muri Simone, hari amatariki ari free. Niba mu byo mutekereza hari uburyo mushobora kuba mwamuvugisha ko mujye muzana n'abahanzi n'ubundi byaba ari sawa cyane, ubwo muraza kuba mwabitekerezaho. Hari amatariki ari free adafite makazi kandi Kigali ari. Witeguye ute gutanga ibyishimo kuri ibi bitaramo bibiri? Niteguye neza 100%. Kugeza ubu nababwira ko ubu turi gukora uko igitaramo tuzagikora kugira ngo wenda abantu banabyumve bigire bisobanuye neza. Ubu twatangiye gukora repetition, ariko dukora uko igitaramo kizatangira kugeza ko kizarangira. So byumvikanisha ko amezi 2 mfite igenda tayari cyane kuruta uko abantu babitekereza, ariko nanone burya ibikorwa biruta amagambo. Abantu bazaza bazabibona. Mu bantu bari bifuje impinduka harimo abafana bagusabye ko haba igitaramo cya kabiri, hakabona bifuje ko wenda washyiraho n'ubundi buryo bwo kwitabira igitaramo nka Miss na Naomi yavuze ko yavuze ko watekereza kuri dress code ku buryo wenda bishobora kuba ikintu Kigali cyane nka za Coachella cyangwa se ibindi bitaramo bikomeye. Wabivuga iki? Ni igikorwa cyiza, ni igitekerezo cyiza muri rusange, kandi turi kugitekerezaho kuko twarabibonye. Nibaza ko nabyo tuzabivuga muri ibi bigiye kuba ko urumva dufite amezi 2 y'imyiteguro itandukanye. Tuzageza no gukomeza namwe kubaganiriza no kuganiriza abafana n'abakunzi bacu. Tunavuga ko icyo ni igitekerezo, tuzabaha amabara bahitemo ahubwo ayo bumva twakwambara. Nitubona ko ari ikintu bifuza, nabwiye ko igitaramo ari icyabo, ni icyacu, ni celebration, tuzabikora rwose. Hanyuma ubwo mu bijyanye na playlist uzita kuki? Nzita ku indirimbo ni nyinshi, ariko nzita ku ndirimbo yose ishoboka abantu bashobora kuba barakunze, kandi umwanya wo urahari ko nta ndirimbo tuzaririmba igice, tuzagereza indirimbo tujye twiririmba. Umuntu warakunze nka verse ya kabiri
ariko waririmba igice cya mbere ndanumva icya kabiri akumva indirimbo ye ntiwayiririmbye, so ndagira ngo nzakora igihe cyose gishoboka ariko nkore n'indirimbo mu buryo bwose bushoboka ku buryo tuyenjoyinga niba n'indirimbo abantu bakunze ibanezereza. Ubushize Pfla yinjiye muri BK Arena kubera bwa mbere kuri inshuro nabwo tumwiteguye. Nkuko nabivuze n'ubundi hari abartiste bazagenda bazamo kandi nibaza ko Pfla birumvikana ko atari mu bahanzi baburamo rwose. Murakoze cyane. Murakoze. mwakoze cyane rero mwakoze hano ako indahara n'ibigende n'azamurisha ko icyo umuntu aba yikora n'umuntu hanze kugira ngo audience y'uwabo ikwakire. Ubu ngubu biri kugenda bikunda sinavuga ko bitari kugenda bikunda ariko ugenda mu gihe cyo kuzikora bisa naho bitahise byoroha muri icyo gihe, so ariko njye ntagiye kure muri rusange namwe nishakira hano cyane. I'm thankful to be honest, ntabwo rwose indirimbo zo hanze bibaye ko nyikora nayikora, ariko ntanabibabwira ntubabeshye si n'ibintu ndi gutekereza ko ngiye guhitamo bibaye byaba, ariko natekereza gukora indirimbo hano nziza cyane ko nkunda ko indirimbo yari nziza abantu barayikunda n'abantu bayikunda n'abandi bakayikunda. Ikindi nabonye ngo gisa n'ikijya kingora maybe kucyumva no kubona uburyo njye nagikora ni umwanya umuhanzi mugiye gukorana utari ubuhanga baguha, nacyo cyagiye kibamo imbogamizi ko twagiye dusa n'ababigerageza, ariko niba ushobora kuba umwanya muto muri studio njye nta kintu nkora kumva nshaka nyine gukora ikintu tugiye umwanya, icyo nacyo navuga ko iyo rero wumva ibintu nk'ibyo ugenda wumva atari wajyamo cyane, ariko generasiyo ihari ubu ngubu iri kubishyiramo imbaraga, ni inyuma yabo icyo bazagenera yaba mu bijyanye n'ubufasha ubwo ari bwo bwose niba bwaba bw'amafaranga, kuko ndabizi ko ari ikintu cyiza tutari kuba nasapotinga kugira ngo icyo kintu bakigereho kuko niba imbaraga nyinshi bari kuzishyira, ndabibona kandi ndabyishimira. So tugiye ku bibazo bijyanye na Arsenal na PSG zose ni Visit Rwanda, igihe rwose ndabandimo hagati abatsinda amahirwe yabo baze kugira amahirwe yabo. Ikindi yenda kugira ngo kijyanye na kiriya hari ikindi cya gatatu. Yego ntabwo ubu ngubu ndabitekereza ariko ni igitekerezo cyiza. Bruce arahari yabivuze n'ubundi twaratandukanye, nibaza ko ubwo ari movement ihari bishoboka ko natwe twabigira, ariko dukunda no gufata umwanya ibintu byacu tukabirebaho twitonze kuko nabyo tuzabireba ibyo twahayeho niba bishoboka cyangwa bidashoboka. Mu myaka 20 rero njye ntabwo nigeze mba umuntu wafashije umuntu umwe ukundi ngo mufate musambu, ariko nafashije benshi cyane, benshi ari muri studio kwandika byose, ariko ntabwo twigeze tuzana ngo tubivuge. Yego ariko bo barabizi mu mutima kandi icyo kinshimisha iyo bagusabye ubufasha ukabubaha. Abantu benshi bakunda kuvuga ko ntaba mpari cyangwa ndi mu bindi, ako buriya ba artiste turabana cyane kandi tukajya inama iyo banyeneye bagisha inama mu buzima busanzwe cyangwa mu bindi, ukaba nk'abandi cyane nabo nandikira indirimbo rwose. So ntabwo yenda nigeze ngira umufata mu muzamure burundu, ariko barahari, mbaza ko na Manik azaba ari mu gitaramo tugakoranya Kayole. So yenda igikurikiyeho no kubafasha gihe wamva ari nkagera no kurira nayo mbere nifashe badaruka ukagira umuntu ufata ukamugeza hejuru cyane makabaza ubugize kinini bivugaho nshobora kwiteranya, ariko icyo navuga njyewe gikomeye nuko ntihagire umuntu baca intege ngo ntabikore, ahubwo babatera inkunga cyangwa bafite amafaranga bayazana, ahubwo noneho babiha umurongo muzima w'uburyo nyine twajya ko gushora ntabwo ari bibi no kuyashyiramo si bibi no gukora ibyo bikurikira umukora inama abibuze Pundit na umuvandimwe mu buzi ibibazo Irene namwe mu buzi ibibazo siko bimeze nta kibazo. So twahereye kuri Irene rero. Murakoze. Yitwa Irene muri Ndabi ni umunyamakuru w'Imayi.
King James 2018 ubwo twaganiraga mu kiganiro ubwo interview wambwiye ko mubazaniye ese ino Big Arena wowe uteganya kuyikoreramo iki urambwiye ngo ni vuba rwose ni gutegura igitaramo cyiza vuba ahangaha none vuba ahangaha bibaye 2026 iyo myaka yose isi ni wateguraga cyangwa wari wabipanzazamo imbogamizi ni icyambere icya kabiri imyaka 20 umaze ukora imiziki ufite imiziki myinshi ndetse myiza ni ikintu cyiza cyo kwishimira ariko what's next kubera ko iyo miziki yose akora bomb mpuzamahanga n'imwe iremereye irimo n'itaremereye ntayo ni wowe utarabishatse ese kutabishaka ko abandi bahanzi bakeneye audience yo mu Rwanda kuko uyifite urabangira bigenda bite cyangwa ugiye gutangira kubitekerezaho nabyo bikoreho bihuha bivuga ko ugiye kuyiturongora cyangwa ukareka umuziki ibyo bite urakoze arakoze cyane karitsiye mwumvikanye ikibazo wakimubwiye ubwo poni itabaze namwe hano umwe baze murakoze cyane nitwa Pondi Kigenda umusesenguzi reka mbaze King James ikibazo imyaka 20 wakoze umuziki w'Abanyarwanda barayikunda ariko twabonye barumuna bawe n'abakuru bagira inyota yo kwambutsa muzika nyarwanda imahanga ese wabonye hari imbogamizi wabitekerejeho faze tugiye gutekereza nyuma ya 20 ushobora kubitekereza cyangwa se isoko ry'u Rwanda rirahagije ku muhanzi icya kabiri muri iyi myaka 20 nta muhanzi tuzi wahetse ngo tuvuge tuti wenda nkuko twabonye ba Diamond bahetse barizanye na ba Harmonize King James afite n'umuntu we uri successful byatewe n'iki ese utekereza iki kuri icyo kintu BK Arena rero mfite ikibazo nibazanye mbona muzana ba Ruga n'abandi na ba Shensia ashake afite what twice in God what to ari kumvisha abantu ba muri Simone hari amatariki ari free niba mu buryo mutekereza hari uburyo mushobora kuba mwamuvugisha ko mujye muzana n'abahanzi n'ubundi byaba ari sawa cyane ubwo mwaza kuba mwabitekerezaho hari amatariki ari free adafite makazi kandi Kigali ari witeguye ute gutanga ibyishimo kuri ibi bitaramo bibiri niteguye neza 100% kugeza ubu nababwira ko ubu turi gukora uko igitaramo tuzagikora kugira ngo wenda abantu banabyumve bigire bisobanuye neza ubu twatangiye gukora repetition ariko dukora uko igitaramo kizatangira kugeza uko kizarangira so byumvikanisha ko amezi 2 mfite igenda tayari cyane kuko uko abantu babitekereza ariko nanone buryo ibikorwa biruta amagambo abantu bazaza bazabibona mu bantu bari bifuje impinduka harimo abafana bagusabye ko haba igitaramo cya kabiri hakabona bifuje ko wenda washyiraho n'ubundi buryo bwo kwitabira igitaramo nka Miss na Naomi yavuze ko yavuze ko watekereza kuri dress code ku buryo wenda bishobora kuba ikintu Kigali cyane nka za Coachella cyangwa se ibindi bitaramo bikomeye wabivuga iki ni igikorwa cyiza ni igitekerezo cyiza muri rusange kandi turi kugitekerezaho kuko twarabibonye nibaza ko nabyo tuzabivuga muri ibi bigiye kuba ko urumva dufite amezi 2 y'imyiteguro itandukanye tuzageza no gukomeza namwe kubaganiriza no kuganiriza abafana n'abakunzi bacu tunavuga ko icyo ni igitekerezo tuzabaha amabara bahitemo ahubwo ayo bumva twakwambara nitubona ko ari ikintu bifuza nabwiye ko igitaramo ari icyabo ni icyacu ni celebration tuzabikora rwose hanyuma ubwo mu bijyanye na playlist uzita kuki nzita ku indirimbo ni nyinshi ariko nzita ku ndirimbo yose ishoboka banashobora kuba barakunze kandi umwanya wo urahari ko nta ndirimbo tuzaririmba igice tuzagereza indirimbo tujye twiririmba umuntu warakunze nka verse ya kabiri ariko waririmba igice cya mbere ndanumva icya kabiri akumva indirimbo ye ntiwayiririmbye so ndagira ngo nzakora igihe cyose gishoboka ariko nkore n'indirimbo mu buryo bwose bushoboka ku buryo tuyenjoyinga niba n'indirimbo abantu bakunze ibanezereza ubushize Pfla yinjiye muri Big Arena kubera ubwa mbere kuri inshuro nabwo tumwitegereje nkuko nabivuze n'ubundi hari abartiste bazagenda bazamo kandi baza ko Pfla birumvikana ko atari mu bahanzi baburamo rwose murakoze cyane murakoze mwakoze cyane rero mwakoze hano ako indahara n'ibigende n'abantu babishaka ko icyo umuntu aba
iyo ukoranye n'umuntu wo hanze kugira ngo audience y'iwabo ikwakire. Ubu ngubu biri kugenda bikunda, sinavuga ko bitari kugenda bikunda, ariko ugenda mu gihe cyo kuzikora bisa naho bitahise byoroha muri icyo gihe. So ariko njye ntagiye kure muri rusange, namwe nishakira hamwe cyane. I'm thankful to be honest. Ntabwo rwose indirimbo zo hanze bibaye ko nyikora nayikora, ariko ntanabibabwira ntubabeshye, si n'ibintu ndi gutekereza ko ngiye guhita nkora. Bibaye byaba, ariko natekereza ko gukora indirimbo hano nziza cyane, ko nkunda ko indirimbo ari nziza, abantu barayikunda, n'abana bayikunda, n'abandi bakayikunda. Ikindi nabonye ngo gisa n'ikijya kingora maybe kucyumva no kubona uburyo njye nagikora, ni umwanya umuhanzi mugiye gukorana utari ubuhanga baguha. Nacyo cyagiye kibamo imbogamizi ko twagiye dusa n'ababigerageza, ariko niba ushobora kuba umwanya muto muri studio njye nta kintu nkora, kumva nshaka nyine gukora ikintu tugira umwanya. Icyo nacyo navuga ko iyo rero wumva ibintu nk'ibyo ugenda wumva atari ibintu wajyamo cyane, ariko generasiyo ihari ubu ngubu iri kubishyiramo imbaraga, ni inyuma yabo. Icyo bazageneraho yaba mu bijyanye n'ubufasha ubwo ari bwo bwose, niba bwaba bw'amafaranga, kuko ndabizi ko ari ikintu cyiza, tutari kuba nasapotinga kugira ngo icyo kintu bakigereho, kuko niba imbaraga nyinshi bari kuzishyira, ndabibona kandi ndabyishimira. So tugiye ku bibazo bijyanye na Arsenal na PSG, zose ni Visit Rwanda. Njye rwose ndaba ndimo hagati, abatsinda amahirwe yabo baze kugira amahirwe yabo. Ikindi kugira ngo kijyanye na kiriya, hari ikindi cya gatatu. Yego, ntabwo ubu ngubu ndabitekereza, ariko ni igitekerezo cyiza. Bruce arahari, yabivuze n'ubundi twaratangiranye, bibaza ko ubwo ari movement ihari, birashoboka ko natwe twabigira, ariko dukunda no gufata umwanya ibintu byacu tukabirebaho twitonze, kuko nabyo tuzabireba ibyo twareba niba bishoboka cyangwa bidashoboka. Mu myaka 20 rero njye ntabwo nigeze mba umuntu wafashije umuntu umwe ubundi ngo mufate musambure, ariko nafashije benshi cyane, financially, muri studio kwandika byose, ariko ntabwo twigeze tuzana ngo tubivuge. Yego, ariko bo barabizi mu mutima, kandi icyo kinshimisha iyo bagusabye ubufasha ukabubaha. Abantu benshi bakunda kuvuga ko ntaba mpari cyangwa ndi mu bindi, ariko buriya ba artiste turabana cyane, kandi tukajya inama iyo banyeneye bagisha inama mu buzima busanzwe cyangwa mu bindi, ukaba nk'abandi cyane nabo nandikira indirimbo rwose. So ntabwo yenda nigeze ngira umufata mu muzamure burundu, ariko barahari. Mbaza ko na Manik azaba ari mu gitaramo, akora Nyakayore. So yenda igikurikiyeho ni ukubafasha cyane, wamuzana nkagera no kugira ngo yifashe batarukansa, ukagira umuntu ufata ukamugeza hejuru. Ubugize kinini bivugaho nshobora kwiteranya, ariko icyo navuga njyewe gikomeye nuko ntihagire umuntu baca intege ngo ntabikore, ahubwo baratera inkunga cyangwa bafite amafaranga bayazana, ahubwo noneho babiha umurongo muzima w'uburyo nyine twajya tugaruka ko gushora ntabwo ari bibi, no kuyashyiramo si bibi, no gukora ibyo bintu kugira ngo inama babihuze. Pundit na umuvandimwe muhuza ibibazo, Irene namwe muhuza ibibazo, siko bimeze, nta kibazo. So twahereye kuri Irene rero. Murakoze. Yitwa Irene muri Ndabi, ni umunyamakuru w'Imayi. King James 2018 ubwo twaganiraga mu kiganiro, ubwo interview wambwiye ko mubazanye ese ino bikari na wowe uteganya kwikoreramo iki, urambwiye ngo ni vuba. Rwose ni gutegura igitaramo cyiza vuba aha ngaha, none vuba aha ngaha bibaye 2026. Iyo myaka yose ese ni wateguraga cyangwa wari wabipanzazamo imbogamizi? Ni icya mbere. Icya kabiri, imyaka 20 umaze ukora imiziki, ufite imiziki myinshi ndetse myiza, ni ikintu cyiza cyo kwishimira, ariko what's next? Kubera ko
iyo miziki yose akora bo mpuzamahanga n'imwe iremereye irimo n'itaremereye ntayo. Ni wowe utarabishatse, ese kutabishaka ko abandi bahanzi bakeneye byanse yo mu Rwanda kuko uyifite urabangira bigenda biti, cyangwa ugiye gutangira kubitekerezaho nabyo bikoreho bihuha bivuga ko ugiye kuyiturongora cyangwa ukareka umuziki ibyo biti. Urakoze. Arakoze cyane. Aha karitsiye mwumvikanye ikibazo wakimubwiye ubwo Pondit abaze, namwe hano umwe abaze. Murakoze cyane, nitwa Pondit Genda umusesenguzi. Reka mbaze King James ikibazo. Imyaka 20 bakoze umuziki w'Abanyarwanda barayikunda, ariko twabonye barumuna bawe n'abakuru bagira inyota yo kwambutsa muzika nyarwanda imahanga. Ese wabonye harimo izihe mbogamizi? Wabitekerejeho? Faze tugiye gutekereza nyuma ya 20 ushobora kubitekereza, cyangwa se isoko ry'u Rwanda rirahagije ku muhanzi? Icya kabiri, muri iyi myaka 20 nta muhanzi tuzi wahetse ngo tuvuge tuti wenda nkuko twabonye ba Diamond bahetse bari Zari na ba Harmonize. King James afite n'umuntu nawe uri successful. Byatewe n'iki? Ese utekereza iki kuri icyo kintu? BK Arena rero mfite ikibazo nibazanjye, mbona muzana ba Ruga n'abandi na ba Shensia. Ashake afite what twice in God what tour ari kumvisha abantu bamwise Money. Hari amatariki ari free. Niba mu byo mutekereza hari uburyo mushobora kuba mwamuvugisha ko mujye muzana n'abahanzi, n'ubundi byaba ari sawa cyane ubwo mwaza kuba mwabitekerezaho. Hari amatariki ari free adafite makazi kandi Kigali ari. Witeguye ute gutanga ibyishimo kuri ibi bitaramo bibiri? Niteguye neza 100%. Kugeza ubu nababwira ko ubu turi gukora uko igitaramo tuzagikora kugira ngo wenda abantu banabyumve bigire bisobanuye neza. Ubu twatangiye gukora repetition, ariko dukora uko igitaramo kizatangira kugeza uko kizarangira. So byumvikanisha ko amezi 2 mfite igenda tayari cyane kuko tuko abantu babitekereza, ariko nanone buryo ibikorwa biruta amagambo. Abantu bazaza bazabibona. Mu bantu bari bifuje impinduka harimo abafana bagusabye ko haba igitaramo cya kabiri, hakabona bifuje ko wenda washyiraho n'ubundi buryo bwo kwitabira igitaramo nka Miss na Naomi yavuze ko yavuze ko watekereza kuri dress code ku buryo wenda bishobora kuba ikintu kigari cyane nka za Coachella cyangwa se ibindi bitaramo bikomeye. Wabivuga iki? Ni igikorwa cyiza, ni igitekerezo cyiza muri rusange, kandi turi kugitekerezaho kuko twarabibonye. Nibaza ko nabyo tuzabivuga muri ibi bigiye kuba, ko urumva dufite amezi 2 y'imyiteguro itandukanye. Tuzageza no gukomeza namwe kubaganiriza no kuganiriza abafana n'abakunzi bacu. Navuga ko icyo ni igitekerezo, tuzabaha amabara bahitemo ahubwo ayo bumva twakwambara. Nitubona ko ari ikintu bifuza, nabwiye ko igitaramo ari icyabo, ni icyacu, ni celebration, tuzabikora rwose. Hanyuma ubwo mu bijyanye na playlist uzita kuki? Nzita ku indirimbo ni nyinshi, ariko nzita ku ndirimbo yose ishoboka abantu bashobora kuba barakunze, kandi umwanya wo urahari ko nta ndirimbo tuzaririmba igice. Tuzagereza indirimbo tujye twiririmba. Umuntu warakunze nka verse ya kabiri, ariko waririmba igice cya mbere nanone icya kabiri akumva indirimbo ye ntiwayiririmbye. So ndagira ngo nzakora igihe cyose gishoboka, ariko nkore n'indirimbo mu buryo bwose bushoboka ku buryo tuyenjoyinga, niba n'indirimbo abantu bakunze ibanezereza. Ubushize Pfla yinjiye muri BK Arena kubera ubwa mbere, kuri inshuro nabwo tumwiteguye. Nkuko nabivuze n'ubundi hari abartiste bazagenda bazamo, kandi nibaza ko Pfla birumvikana ko atari mu bahanzi baburamo rwose. Murakoze cyane. Murakoze. Mwakoze cyane rero, mwakoze hano ako indahara n'ibigende n'azamurisha ko icyo umuntu aba yikora n'umuntu hanze kugira ngo atanase y'uwabo yikwakire. Ubu ngubu biri kugenda bikunda, sinavuga ko bitari kugenda bikunda, ariko ugenda mu gihe cyo kuzikora bisa naho bitahise byoroha muri icyo gihe. So ariko njye ntagiye kure muri rusange, namwe nishakira hano cyane. I'm thankful, to be honest. Ntabwo rwose indirimbo zo hanze bibaye ko nyikora nayikora, ariko ntanabibabwira ntubabeshye, si n'ibintu ndi gutekereza ko ngiye guhita muri bibaye byaba, ariko natekereza gukora indirimbo hano nziza cyane, ko nkunda ko indirimbo yari nziza, abantu barayikunda n'abantu bayikunda n'abandi bakayikunda.
ikindi nabonyemo gisa n'ikijya kingora mwebwe kucyumva no kubona uburyo njye ntagikora ni umwanya umuhanzi mugiye gukorana utari ubuhanga aguha nacyo cyagiye kibamo imbogamizi ko twagiye dusa n'ababigerageza ariko niba ushobora kuba umwanya muto muri studio njye nta kintu nkora kumva nshaka nyine gukora ikintu tugira umwanya icyo nacyo navuga ko iyo rero wumva ibintu nk'ibyo ugenda wumva atari ibintu wagenda cyane ariko generasi ihari ubungubu iri kubishyiramo imbaraga ni inyuma yabo icyo bazagenera ko yaba mu bijyanye n'ubufasha ubwo ari bwo bwose niba bwaba bw'amafaranga kuko ndabizi ko ari ikintu cyiza tutari kuba nasapotinga kugira ngo icyo kintu bakigereho kuko niba imbaraga nyinshi bari kuzishyira ndabibona kandi ndabyishimira tugiye ku bibazo bijyanye na Arsenal na PSG zose ni Visit Rwanda ngiye rwose n'abandimo hagati abatsinda amahirwe yabo baze kugira amahirwe yabo ikindi yenda kugira ngo kijyanye na kiriya hari ikindi cya gatatu yego ntabwo ubu ngubu ndabitekereza ariko ni igitekerezo cyiza Bruce arahari yabivuze n'ubundi twaratangiranye bibaza ko ubwo ari movement ihari birashoboka ko natwe twagira ariko dukunda no gufata umwanya ibintu byacu twareba aho twitonze kuko nabyo tuzabireba niba twaheba niba bishoboka cyangwa bidashoboka mu myaka 20 rero njye ntabwo nigeze mba umuntu wafashije umuntu umwe ubundi ngo mufate muzamure ariko nafashije benshi cyane financially muri studio kwandika byose ariko ntabwo twigeze tuzana ngo tubivuge yego ariko bo barabizi mu mutima kandi icyo kinshimisha iyo bagusabye ubufasha ukabubaha abantu benshi bakunda kuvuga ko ntaba mpari cyangwa ndi mu bindi ako buriya ba artiste turabana cyane kandi tukajya inama iyo banyeneye bagisha inama mu buzima busanzwe cyangwa mu bindi ukaba nk'abandi cyane nabona n'ikindi ndirimbo rwose ntabwo yenda nigeze ngira umufata mu bizamure burundu ariko barahari nibaza ko na Manik azaba ari mu gitaramo tugakoranya Kayole yenda igikurikiyeho no kubafasha gihe wamza n'ingagera no kugira ngo bifashe badaruka ukagira umuntu ufata ukamugeza hejuru cyane akabaza amafaranga y'ishyira mu makora mu mpuzamahanga n'abakuga ubugize kinini bivugaho nshobora kwiteranya ariko icyo navuga njyewe gikomeye nuko ntihagire umuntu baca intege ngo ntabikore ahubwo baterankunga cyangwa bafite amafaranga bayazana ahubwo noneho babiha umurongo muzima w'uburyo nyine twajya tugaruka ko gushora ntabwo ari bibi no kuyashyiramo si bibi no gukora ibyo bikurikira Pundit na umuvandimwe muhuza ibibazo Irene namwe muhuza ibibazo siko bimeze nta kibazo so twahereye kuri Irene rero murakoze yitwa Irene muri Ndabi ni umunyamakuru w'Imayi King James 2018 ubwo twaganiraga mu kiganiro ubwo televiziyo wambwiye ko mubazanye ese ino bikari na wowe uteganya kubikoreramo iki urambwiye ngo ni vuba rwose ni gutegura igitaramo cyiza vuba ahangaha none vuba ahangaha bibaye 2026 iyo myaka yose ese ni wateguraga cyangwa wari wabipanzazamo imbogamizi ni icya mbere icya kabiri imyaka 20 umaze ukora imiziki ufite imiziki myinshi ndetse myiza ni ikintu cyiza cyo kwishimira ariko what's next kubera ko iyo miziki yose akora bo mpuzamahanga n'imwe iremereye irimo n'itaremereye ntayo ni wowe utarabishatse ese kutabishaka ko abandi bahanzi bakeneye byanse yo mu Rwanda kuko uyifite urabangira bigenda bite cyangwa ugiye gutangira kubitekerezaho nabyo bikoreho bihuha bivuga ko ugiye kuyiturongora cyangwa ukareka umuziki ibyo biti urakoze arakoze cyane aha karitsiye mwumvikanye ikibazo wakimubwiye ngo Pundit abaze namwe hano umwe abaze murakoze cyane nitwa Pundit genda umusesenguzi reka mbaze King James ikibazo
imyaka 20 wakoze umuziki w'abanyarwanda barayikunda, ariko twabonye barumuna bawe na bakuru bagira inyota yo kwambutsa muzika nyarwanda imahanga. Ese wabonye harimo izihe mbogamizi? Wabitekerejeho? Faze tugiye gutekereza nyuma ya 20 ushobora kubitekereza, cyangwa se isoko ry'u Rwanda rirahagije ku muhanzi? Icya kabiri, muri iyi myaka 20 nta muhanzi tuzi wahetse ngo tuvuge tuti wenda nkuko twabonye ba Diamond bahetse bari Zari na ba Harmonize, King James afite n'umuna we uri successful. Byatewe n'iki? Ese utekereza iki kuri icyo kintu? BK Arena rero mfite ikibazo nyibazanjye, mbona muzana ba Ruga n'abandi na ba Shensia. Ashake afite what twice in God what tour, ari kumvisha abantu ba muri Simone, hari amatariki ari free. Niba mu byo mutekereza hari uburyo mushobora kuba mwamuvugisha ko mujye muzana n'abahanzi, n'ubundi byaba ari sawa cyane, ubwo mwaza kuba mwabitekerezaho. Hari amatariki ari free adafite akazi, kandi Kigali